asebu uri muranyumva asebu ndimo ndakumva asebu umubiri wawe urankurura ndimo ndarwana ncunga izamu ryanjye agiye kudafite nyashi. Abantu benshi bakunda nyashi kandi ukora mu kabari n'umukobwa wo mu rusengero guhitamo life partner wahitamo wowe? nta n'umwe nahitamo. Nge turabashuje kandi tubaye kaze inshuti za Anok TV show. Nkuko musanzwe mubizi rero buri gihe tuba tubafitiye umutumirwa, abanyempano cyangwa n'ibindi bintu bidasanzwe, abatanga ubuhamya. Nkuko rero bisanzwe uyu munsi tubafitiye umutumirwa, ariko mbere yuko tugira ibindi tuvuga nkushishikariza gukora subscribe, like, comment kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi. Ntatinze rero imbere yanjye hari umujene, muramubona yambaye neza uhereye ku mano ukageza ku musatsi. Umujene ameze bon, ameze fresh. Araza kugenda atubwira neza ko ngewe uburyo nabonye imyambarire yiwe ntisanzwe. Icyo ni icya mbere. Ntabwo turamenya byinshi kuri we, ariko turaza kugenda tubibona. So rero ntatinze turaza gutangirana nawe atwibwira ubundi ni muntu ki. What's up bro? So nigga the vibe meze bite gang Ni fresh. nari bikaze shana meze neza kabisa Bro, ngewe rero sinkubeshye. Uhereye ku kirenge, ku ntoki, ukagera mu gatuza, ukagera mu ibirahure. Bro, shabro nawe nyica kabisa. Boro ninde wakwambitse kwanza? Director ni dark. Director ni dark kabisa. Turi kumwe nande kuri kamera za Anok TV show? Muri kumwe na Prince Dark. Prince Dark kabisa. Prince Dark bimeze bite? Prince Dark ameze neza. Prince Dark n'umuntu utuje nyine ubu ngubu ndanga mu mutuzo kabisa. Ubuzima ni neza. Ubuzima ni good kabisa. Mu mubiri ntacyo bifite. Ndimo ndashima Imana byataye. Turakwakiriye kuri kamera za Anok TV show. Abantu nanjye nabashimiye kuva nagera hano, nagushimiye nakomeze nkushimira urabizi. Okay, tudatinze aka kanya twebwe twagiye kugutumira ariko tumaze iminsi tukwigaho tureba nyine kuko twasuye nyine platforms zawe, tubona hari boro wigeze gusora. Nge narayumvishira nkoma yitwa African Queen, ndakeka ariko yitwa niba nibeshye. Yego na African Queen. Rero twahise tugira amatsiko turavuga se who is this? Tugira amatsiko yo kuzaganira nawe ngo tumenye uyu mujama n'indi uririmba uku nguku ufite ijwi ridasanzwe. Hari wenda bari kutwumva bashobora kugira ngo ni ibikabyo, ahari uraza kubanza ubatema. First of all, banza barabure neza who is Prince Dark muri rwa rurimi. Fasha I don't know what you say. Iyo ngubuze umutima urakumbaza. Amasara apfutse simba mbibona niyo wakosheje. Fasha sinkundi bitinda bargain ni wowe gusa nshaka. Ngwino nkorere favor I swear naguzicuza unkunda. Asebu uri muranyumva asebu ndimo ndakumva asebu umubiri wawe urankurura ndimo ndarwana ncunga izamu ryanjye. Taishin nigga. Bro, iyo boro irarenze. Ngewe sinkubeshye iyo boro nayumvishe ndavuga ngo izi boro nzizi kuri ba Wizkid. Ariko noneho it's a big thanks nigga. Uburyo expectingaga uri uko nagutekerezaga ntago bihabanye n'ibyo ndi kubona bakakanya. Ni bisanzwe ariko ni bisanzwe gang, ni bisanzwe kabisa. My God, ndashaka ko tuza kuganira ko ahanini twebwe tuba dushaka kuganira n'abantu tumenye aba bantu bimeze bite se muri ibi bintu barimo. Ese bimeze bite, urugendo rwabo ni gute? Uri kumva? Noneho ndaza kuyohera ku ngingo ko twe tuganira ku ngingo nyinshi. Ariko uyu munsi ndifuza ko tuza kuganira ku giti cyawe nk'umuhanzi. Ubundi ubaka kanya umuntu utazi Prince Dark utarajya kuri YouTube ngo arebe indirimbo yiwe. Prince Dark yahita avuga ko ari mu ntoki aka kanya turi Prince Dark
ni umu artist Prince Dark ni umu musicians, yego byose biri muri side imwe ariko bifite uburyo bigiye butandukanyamo. Uruhande rumwe nubwo nabijyamo cyane ni ikintu kijyanye n'imyambarire, imyambarire fashion, imyambarire yaturutse muri mind yanjye. Ariko ikindi cy'umuziki cyo navuga ko ntago ndakinjiramo neza kuko ngiye kuvuga ko ndi umunyamuziki naba mbeshye. Igitekerezo cyo gukora iriya ndirimbo cyavuye he? Igitekerezo cyo gukora African Queen gute wisanze nyine muri studio ugasanga recordinze boro nk'iriya, njyewe narebye n'abandi bari buse kureba bakavuga ati uyu muniga wow barabizi. Kiriya gitekerezo cyaje gute? Watangiye gute urugendo nyine rwo kuba wavuga ngo reka nkore indirimbo no kwishimisha cyangwa indi gahunda yo ntabwo yabura. Urumva gahunda yo kuba musicians ni gahunda nahereye kera mfite muri mind yanjye. Ntago ari ikintu nagiye kwita ntekerezaho ako kanya mvuga ati ngiye kuba musicians. African Queen navuga ko ari indirimbo nanditse kuva 2020. Nanditse kuva 2020, ntabwo nabishyiragamo imbaraga nyinshi cyane, gusa uko biri narageragezaga. So mu kwa kabiri k'umwaka ndumva ushize nibwo nafashe gahunda yo kuba najya muri studio. Urabizi naguhamagaye nawe, nibwo nafashe gahunda yo kujya muri studio ndavuga ati reka ngende coding numva uko bimeze kuko ni n'ubwa mbere nayo ngiye kuri coding. Byagenze biti cyane niyo bageze kuri microphone ari ubwa mbere ngo barayitinya nabizi icyuya kugeza aho producer yambwiye ati bro nimba utari seriye take your time uzagaruka umeze neza kabisa. Ariko uko biri nta kibazo. Twebwe okay none turagira ngo tuze kuganiriza abantu ko twe twumva n'abantu b'ingeri zose. Uhuza gute ibintu by'imiziki n'imyambarire n'imideli? Kubihuza numva ko ari ibintu biri muri side imwe nubwo abantu babibona mu buryo butandukanye cyangwa babyumva mu buryo butandukanye. Nshobora kuba nakora umuziki ariko ngaragazamo na fashion yanjye. Numva ko ari cyo kintu nyine gishobora kuba cyasapotinga impande ebyiri zombi zishobora gusapotingana. Ubwo ngo bivuze uri umunyamiziki ukaba n'umunyamideli byose icyarimwe. Nkaba n'umunyamideli ariko imideli nakuye mu mutwe wanjye nikoreye. Okay none reka wenda tutaje gutinda ko ndumva mfite amatsiko yo kukubaza ibintu byinshi ko nagiye nkubonaho udushya tudasanzwe. Niba ntibeshye wigeze kumbwira ko izi boro ari we wazikoze boro wambaye. Boro nazo ni njyewe ni mind yanjye. Umuntu muri famille ubikora cyangwa kubera Prince Dark ni igikomangoma kijimye. Hama umwijima wanjye wansobanuriye ko ntagomba kuba nyine ndi muri side y'abantu uko bagenda. Ari ukuntu nyine abantu bona bafite baharaye ikintu, ukabona nk'ikintu cyaje baragiharaye baragikunze baracyambaye kandi kiramara igihe gito. So nka Dark rero naravuze ati njye nshobora gukomeza kugenda gutyo kandi nanjye mfite ibyanjye. Wenda naguciye mu ijambo ko iki wise Dark ifite aho ihurira n'ubuzima bwanjye. Ubwo bivuze ko se nanjye ni umwijima nabyo byasaba indi interview, gusa nanone kujya wenda tuvugishije ukuri. Twe tuzi ko habaho ubwami bubiri. Iyo abantu bari kubikompara ntago mvuze ko ariko biri, ariko tuzi ko habaho umucyo hakabaho n'umwijima. Icyo yisemo kwita umwijima kandi mbona uri umunyamicyo. Imicyo no mu mwijima ibaho. Imicyo no mu mwijima kuko hari n'umurongo na Satani n'umusaferi. Hari n'imirongo ivuga ati muri Bible
ivuga ati kubera iki abantu nyine bari hano ku isi, ati kubera iki mushaka umunsi w'Imana, kubera iki mwumva muwushaka mu mitima yanyu kandi ni umunsi uzaba wuzuye umwijima, ntabwo azaba ari umucyo. ubwo umunsi w'imperuka baba bawushaka, ni umunsi nyine iyo umuntu avuze umunsi w'Imana ngo arumva ashaka umunsi Imana izaziraho, ashobora kugira ngo ni igihe kizaba ari cyiza, indabyo zimanuka, kandi ushobora gusanga ni umunsi uzaba ari umwijima cyane. Ntabwo nakubeshya bro, ni umunsi uzaba ari mubi cyane. So na Daka rero, Daka ryo izina ryanjye ryo rifite ubusobanuro bwinshi kuri njyewe, byasaba indi interview, ariko nanone kujya kubivugaho nabanza nkakwicaza nawe nkakuganiriza, bikaba ngombwa ko hari ibyo uza kumbaza n'ibyo utaza kumbaza, ko biri private. Biterwa n'amafamiye umuntu aba yaragiye akuriramo, ugasanga hari imico bagiye bakuriramo yabo, ariko ntari ibi byari byose. Iri bine ryabura ariko ntawasi. Ntari reka none reka twiganirire noneho ku rugendo rwawe nk'umunyamideli. Ese ibintu ukora ubona se hari inyungu bibonamo? Ibyo byo kuba umunyamideli bishobora gutunga umuntu? Byamutunga gute rero? Kugira ngo wenda n'abaza kudukurikirana nabo bakwiyumvamo impano nk'iyawe, babe baba motivated, bavuga ati bya bintu burya bishobora kuba byatunga umuntu akava ku rwego rumwe akagera ku rundi. Ndagira ngo nubura ubwira abantu, ubwo kubona nari nzi ko ndi bukubaze ku by'ubuhanzi cyane, ariko turaza kwibanda ku mideli kuko nyine ari wambwiye ko uri umunyamideli. Twivugire ku cy'impano yawe ndetse n'icyerekezo cyo kuba umunyamideli. Ndagira ngo utubwire ni gute kuba umunyamideli bishobora gutunga umuntu muri iyi Kigali tubona ibintu byakomeye. Hano kejeri biragoye. Kejeri abantu nyine barahuze cyane, niko navuga, bari bize ku buzima bwabo, ariko ntabwo ari bose, hari n'indi side ifite nyine creativity zabo uko baremye, sibyo, baba bumva nyine bagomba gushimisha mind yabo. So iyo uri umunyamideli ufite creativity zawe, ufite imitekerereze guturukamo yawe, nta handi hantu urayibona, ni ibintu bishobora kugutunga, kuko iyo umuntu abonye ikintu bwa mbere akagira amatsiko yo kukireba kikamutangaza, ubwo ushobora kwibwira ko yabigaye cyangwa yabyanze, ariko nyine uburyo ari kureactinga kubera ko byamutunguye n'ubwa mbere abibonye. Kandi icyo kintu n'umusani akora indirimbo ikaba hiti kuko umuntu n'ubwa mbere yumvisha mu matwi ye n'iki, ikamwinjiriza bikamutunga nyine. So numva ko n'umunyamideli rero wanyawe utari kubyishakamo, w'inganzo nyine, ufite mind utopia yatuma arema ibindi bintu bitaragaragara ahandi, nta kintu nta kabuza byamutunga kabisa. Hari role model ufite muri ibyo bintu? Role model mfite ikibazo iyo mvuze role model, hari igihe njya mvuga role model wanjye abantu bakanseka kubera ko ari umukobwa kandi ndi umuhungu. kubera ko ari umukobwa kandi ndi umuhungu, babigiraho question cyane, ariko umukobwa ukunda kunkoma cyane ni umukobwa bita Anokia. Ni umunyegana. Ni umunyegana, ni umustar, ahubwo sinzi, akunda kujya no mu mashuti ya ba Take Off. Ararenze byataye, ko niwe muntu nyine mbona nkabona creativity ziwe nyine ziri fashion nerve kabisa. Okay bro, no ndagira ngo nkubaze. Hano tujya tugira ibindi bintu byo kubaza, ariko mbere yuko nza kubigeraho ufite utubazo twinshi cyane, waretse nkigendera. Ntabwo ndi bukure kuri uyu munsi, nigendere wanjye. Ibi bintu bwa mbere gikoze ukiyumva bidasanzwe, n'igihe nakoraga indirimbo African Queen, kuko numvaga
numvaga uko ijwi ryanjye riba rimeze kuno riba risaraye hari n'igihe mvugira hari n'igihe ikibazo yamvuze atari iby'imiziki bivuga mu buzima nyine mu buzima busanzwe ikintu wakoze ewana ukumva uzi ukuntu bimeze ewana ukumva nyine uri kumva ibintu bidasanzwe muri reka ubwire bro icyo kibazo cyasaba gutekereza cyane ese ikintu cyakunejeje mu buzima mari wawe ikintu cyanejeje mu buzima mani ni uko ngiye kuvuga ikintu cyanejeje mu buzima nka Prince Daka navuga ko ikintu kinezeza mu buzima ari uko banyifite mama wanjye icyo ntabwo ari ikintu wakoze njye nabuze ikintu wakoze nanjye mama ko mufite biranejeje ikintu nakoze numva kiranejeje se ubu ni iki kera akumva nyine ni ibintu bidasanzwe kuba icyo kintu kibaye biragoye bro ari wasomana nasomana n'umukobwa n'umuhungu wari wasomana n'umuhungu kuri kumva se n'umuhungu uri kuncarenjinga mani gereka kuncarenjinga so ari tatuwaje nabonye ituma nibaza nyine ibintu byinshi nkireba ari tatuwaje ufite ku gahanga ya question mark ngene nayibajijeho nicyo kintu wari kumbaza ikibazo cy'iyi question mark nuko nyine nanjye ntago nzi impamvu iriho ntago nzi impamvu question mark iriho ikibazo we nimba uzajya ukibona ku mutwe wanjye ukabonaho ikibazo ubwo nyine uzajye wibwira uriya muntu nakumusagarira ni iki afite ikibazo mu mutwe ni umusazi ibyo yagukorera byose nta ngaruka kuko afite ikibazo mu mutwe jya umenya ko uriya muntu ubonye afite ikibazo mu mutwe ubwo ngubwo umugendere kure kabisa ngende kuvuga nguruka kuko n'igihe cyaducitse ngiye kubaza ubaka akanya baramutse bashyize abakobwa babiri hano ufite nyashi n'udafite nyashi wajya ku ruhe ruhande najya ku udafite nyashi udafite nyashi buriya ngewe ukuntu nteye nka Daka ntabwo nkunda ibintu bikundwa n'abantu benshi abantu benshi bakunda nyashi kandi ngewe nyine mu miterere yanjye njye mba numva n'izi creativity zanjye ngerageza kurema ibintu bitarabonwa n'abandi bantu hama rero no gukunda kwanjye nshobora gukunda umukobwa kabisa wa wundi udashobora no kuba yaritakarije icyizere uwo mukobwa niwe ngemba nshaka wa wundi witakarije icyizere wumva ko adashobora gukundwa wa mukobwa nyine cyareka mbonye wenda nk'umukobwa ufite ubundi ikindi kibazo runaka hoya niyo kitaba icyo mu mutwe wenda cyo mu buzima busanzwe wenda afite nk'indwara y'ubumuga ibiki abo bantu wenda njye niboneye ukundira baguhitishijemo ngo uhitemo umukobwa ukora mu kabari n'umukobwa wo mu rusengero guhitamo life partner wahitamo wowe nta n'umwe nahitamo nta n'umwe nahitamo bro nyine tuvuge ni ibintu nyine bigomba kuba ndetse ntabwo uzarongora nzarongora kurongoraho nzarongora uzagendera ku cyo uhitamo umuntu muzabana nzagendera ku cyo umutima wanjye wahisemo aka kanya ntabwo nabitekereza ahubwo icyo umutima wanjye uzahitamo ako kanya nicyo nzagenderaho so uko kuvuga ngo umukobwa wo mu rusengero n'uwo mu kabari yego bose si bamwe byaterwa n'uwo uhuye nawe ariko ngiye kuri side yanjye ubundi 90% bose ni bamwe kuko hari Bible hari verse ivuga ngo ati sinishimira ibirori byanyu ubwo ni Imana ibivuga ati sinishimira ibirori byanyu ndetse sinizezwa no guteranya
guterana kwanyu kwera. Sinzi impamvu nyine iyo vasi irimo, ariko sinishimira ibirori byanyu, sinishimira no guterana kwanyu kwera. Guterana n'ubu bimbwiye nawe kwereka nimba ari amateka, nimba ari Matayo, igitabo cyitwa oya ni Bible, oya njye mbwira mbikwereke muri phone yanjye man, birimo cyitwa amateka kibaho, birimo man nyine ubwo amateka ni nuze ni biriya biboro Bibiliya ye harya habanditseho Bibiliya yera nshya, ntabwo byibuka gusa birimo mani, birimo iti sinezezwa n'ibirori byanyu kandi sinezezwa no guterana kwanyu kwera, kuko umuntu uwo ari we wese yaba ari umuntu ufite imico igiye itandukanye, wenda itandukanye n'ukwizera kw'Imana, wese afite uburenganzira bwo kwiyumvisha mu mutima we no gutekereza mu mutima we ko agomba kujya kwicara mu rusengero. Nimba mu rusengero rero arahera, uwo muntu akaba yifashe mu mutima we agatekereza uko nguko, ubwo ngubwo njye ntekereza ko ariho Imana yari ivuga ati sinishimira guteranira kwanyu kwera, kuko uri aho ngaho wicaye mu rusengero ufite ibyaha, urabizi ko umutima wawe uzuye ibyaha, n'ibyo urava mu rusengero ukahita ujya gukora. Imana niyo ihera ivuga ati sinishimiye guterana kwanyu kwera, kuko ntago muva mu byaha ngo muvuyemo, murabisubiramo again mukagaruka kunsaba imbabazi aho hera. Eso ntago rero njye najya guhitamo umukobwa ukora byaterwa n'uwo Imana yamaye, izamfasha izame uwo yahaye ubumuga karemano. Message imwe kuri ex wawe. Message imwe kuri ex wanjye, komeruka gukundana se kera, arahari n'ubu ngubu turavugana ariko numbe buciringa byatari nyine mo aka message. Message namubwira uzi yarakoze kuba yarankunze kuko igihe cyarabaye kimwe arankunda, ubu yaranyanze, ariko icyo gihe nicyo mushimira yankunzemo. Umuntu ugira ishyari niye nama wamugira? Umuntu ugira ishyari, ishyari katari ryiza bro. Nigeze kugira ishyari man, nigeze kugira ishyari mubyara wanjye, bari twigaga ku kigo kimwe, urumva yari yagize blessings aratsinda, abantu bamuha ibikoresho bro, bamuha mashini, uri kumva bamuha nyine ibikoresho, urumva muri icyo gihe cyacu ni ibikoresho nawe ubwawe wabona ukabona ko birenze. Nagize ishyari icyo gihe, nagize ishyari ndavuga numva nyine nabifata nkabijyana, atabizi nkabijyana, atazi ubwo sinzi aho nabijyana, ariko ntekereza ko ari ibitekerezo bya bwana, kuko ni ishyari mba numva iyo udafite ikibazo mu mutwe uba ukiri umwana. Ariko naje gusanga nyine ni ibintu ahubwo bituma bikwicira mind. Ishyari ntabwo ari fo. Prince Dark turagushimiye cyane kandi bidasubirwaho, twongeye kubwira ewana wari wambaye neza. Uyu munsi twagiriwe umugisha wo guhura n'umusitari, naba wampuye n'umusitari, ariko nyine ibintu by'ama interview nyine nawe ubaza utuntu twinshi, ubutaha niduhura kigerageza umbaza utuntu dukeya. Umuntu witwa Ketty Bashabe uramuzi? Ketty Bashabe ndamuzi, ni koko ngiye kuvuga ngo ntabwo muzi, naba nigize nk'abanyarwanda b'iki gihe birata ngo ntabwo bazi abantu, ariko Ketty Bashabe ndamuzi. Muramutse muhuye ari nkawe nawe wenyine, niki kintu wamusaba kagukorera? Ketty Bashabe niki kintu namusaba nkankorera? Namusaba kugira inshuti, njye nawe tuba inshuti byonyine, tuba inshuti byonyine, nicyo kintu njye namubwira ati. Akubwiye ngo ubu umugabo we wabyemera? Akubwiye ngo umugabo we wabyemera?
wabuzwa n'iki bari cyaza nyine izo ni inzozi igeze ni inzozi man se si umuntu we ntabwo byavamo kuba byavamo gusa nyine kubera ko ni wowe ubimbajije ntabwo ari wowe ubimbajije ubwo rero mu gihe atari wowe ubimbajije turimo turarota ariko Ketty Bashabe ni umubebi uri class ni umubebi abantu ubona ko afite reality siwe yakurikiye ni umubebi ubona ko ariyubashye cyane ni umubebi ubona ko yisanisha na side zose mu kiremwa muntu so ni umubebi mbona ko ndamutse mubonye amahirwe runaka ntabwo nayapfusha ubusa brother Imana iguha umugisha cyane Ewana turagushimiye kandi kuba wemeye kuza kumvira ubutumire bwacu n'ubutaha tuzongera tugutumire gusa nyine mwishaka gahunda kanjye mwishaka gahunda kanjye gakomeye cyane gusa hari ibintu bimwe byigomwa kugira ngo ibindi bibe kubera impamvu iyo umuntu nyine agusabye ukuboko ubishoboye urabimukora yafasha hari igihe wenda uzaza natwe kudusura byarabaye ibindi really fry to the wakoze kubana natwe twongera kubashishikariza nyine gukora subscribe like comment and share kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi ciao